Mwiriwe nongeye kubakira ku kiganiro cy'umugoroba dusangiramo ijambo ry'Imana. Munyemerere dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, twishimiye urukundo rwawe, neza n'impano y'agakiza waduhaye. Kristo turaguhamagaye muri kino kiganiro kugira ngo ubane natwe. Reka ijambo ryawe rigwire muri twebwe. Reka imbaraga zawe zigaragara hagati muri twe. Mu izina rya Yesu Kristo. Reka kutuneshereza kandi ijambo ryawe ritubere inkomezi igihe tukiri muri iyi si, kuko ijambo riratubwira ngo turi mu isi dufite igihe mu ntambara, ariko bakwikomezaho bose bazaba amahoro. Uwiteka turagusabye ngo tugirire neza kandi ijambo ritubere inkomezi, rituneshereze kandi uduhe ubutsinzi. Komeza tugire neza rero Kristo, kandi tujye kumara tugana ijambo ryawe, uduhe umwuka wawe wera ngo twibwire ibyo ushaka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabakiriye, natangiye bakira nk'uko bisanzwe, muri kumwe na Adrien. Ijambo ry'uyu mugoroba ni ijambo turi busome muri Zaburi 111, umurongo w'ibanze cyangwa se turi buganire tugatindaho n'umurongo wa 11. Zaburi 119 umurongo wa 11 twawusoma. Uravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, amen. Reka ndisubiremo. Zaburi 119 umurongo wa 11 niho havuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, amen. Imana yacu nishimwe. Muri aya masaha y'umugoroba dukoresha muri meditation, nagira ngo twitse cyane kuri ayo magambo y'uno muririmbyi. Ni Zaburi ya Alef, aho yavuze ngo nabikiye amagambo ya mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana yacu nitugirire neza. Bene data, tuzi yuko bimaze gukizwa, Kristo Yesu ahindura ubuzima bwawe. Tuzi ko Kristo uba muri twe, niwe utubuza gukora ibyaha, niwe utuneshereza, niwe udutsindishiriza. None rero uno muririmbyi aririmba avuga ngo nabitse ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Atari Kristo nta kintu na kimwe twakwirata. Hari igihe uzo umuntu avuga ngo Imana avuga ngo naretse ibi, naretse inzoga, naretse itabi, naretse kunywa ibiyobyabwenge. Uyu munsi hari umusore wamago wahamya ambwira ati nanyweye ibiyobyabwenge imyaka irenga 10, Imana iramfasha ndabireka. Urumva atari Kristo ntabwo umuntu yabyishoboza. Uyu munsi ndagira ngo natwe tuganire ngo tubike Kristo mu mutima wacu, tumutunge yuzuye umutima yacu kugira ngo tutamucumuraho. Turi mu isi dufite igihe mu ntambara, ko twatangiye dusenga tuvuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi turwana n'isi, umubiri na Satani. Bivuze ngo iki tuneshereza ni ikibitsanyo cy'ibyiza kiba muri twebwe. Nizo mbaraga, nuko gukizwa, n'uwo mwuka wera tugendana nawo. Uwo nguwo niwo tuneshereza, uwo niwo udufata. Wajya gukora icyaha ukakubwira ngo wibuke ko Kristo ari muri wowe, cyangwa se wibuke ko hari icyo wamenye kiri muri wowe. Imana yacu nishimwe, haleluya. Uyu munsi ndakubwira ngo nawe utunge Kristo kandi wumve akunesheje. Akenshi Kristo wamugize inshuti, wumva icyaha cyose ari ukumuhemukira. Utangira kumva icyaha nk'ubuhemu, utangira kumva icyaha ntugitekereze mu mitekerereze y'abantu, kuvuga ngo icyaha nirinda icyaha kubera ngo ntababaza runaka, cyangwa se nirinda icyaha abantu batambona. Urenga iyo mitekerereze ukumva ko ufite Kristo muri wowe, utagomba guhemukira. Imana yacu nishimwe. Nigeze kuganiriza ndababwira ngo mu mpano zikomeye Imana yaduhaye ni impano yo gukora amahitamo, impano ya choice, amahitamo. Kristo impano yaguhaye nanjye yampaye, twese dusangiye, ni impano y'amahitamo. Amahitamo, ushobora guhitamo gukora icyiza cyangwa se ugahitamo gukora ikibi. Ushobora guhitamo gutunga Kristo cyangwa se ugahitamo kutamugutunga. Ushobora guhitamo kujya iburyo cyangwa se kujya ibumoso. Imana yacu nishimwe. Aho icyo nifuza ko tuganira muri no meditation ni ukuhitamo amahitamo meza yo gutunga Kristo mu mitima yacu kugira ngo tutamucumuraho. Imana yacu nishimwe. Ntago Imana yigeze yishimira ko yaturema nka robo.
neze kubiganiriza abantu bavuga ngo ntabwo Imana yari kuturema nka ya robo ya Sophie aho bayiprograma bakavuga ngo ujye usubiza gutya niwumva haje umuntu akakubwira mwaramutse uvuge mwaramutse. Ntabwo Imana yari kuturema as robot. Oya. Kubera iki? Impano ikomeye ya muntu n'ishuri. Niyo mpamvu no muri Edeni ndetse n'izindi generasiyo zakomeje, Imana yakomeza ibahashura. Ndetse uribuka ibwira na Kayini aramubwira ngo nukora icyiza uzashima. Bivuze ngo ufite amahitamo yo guhitamo icyiza, ufite amahitamo yo gutunga Imana, ufite amahitamo yo guhitamo icyiza, ukavuga ngo ndaguha ituro ryiza, ndaguha ituro rikunezeza Uwiteka. Icyo gihe Uwiteka akaguha umugisha, Imana yacu nishimye. Aha rero muri no Zaburi uno muririmbyi arimo aririmba 19:11 aravuga ngo nahisemo gutunga amagambo ya mutima wanjye ngo ntagucumura. Ijambo rero ni ikintu gikomeye. Ijambo ni intwaro. Ijambo iyo uryuza urizirikana ni intwaro ikomeye. Niyo mpamvu kuri ino channel twifuje ko twagira uburyo bwo gusangira ijambo ry'Imana, tukarisangira mu gitondo, tukarisangira nimugoroba, kugira ngo iryo jambo rikomeze ribe inkomezi aho uri hose rikubera intwaro. Numa uri mu kintu kikugoye, mu gitondo wumvise ijambo mu kiganiro cyitwa Romate uvuga atari ko hari Imana yanganirije. Na nimugoroba nuhura n'izindi mbogamizi cyangwa se izindi ntambara uvuge ngo hari ijambo Imana yampaye kandi ndumva ririmo rinkomeza umutima wanjye. Muri ijambo rero turimo tuganiraho riravuga ngo nabikiye ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumura. Uyu munsi tunga Kristo mu mutima wawe, kandi nubona ugeze mu ntambara wibuke rya jambo Imana yakuvugishije, wibuke rya jambo waganiye n'Imana. Icyo gihe urakuramo imbaraga zikomeye. Twareba no muri Bibiliya aho Kristo yagiye ageragezwa akajyanwa mu butayu n'umwuka agiye kugeragerezwayo, ariko ahageze ikintu yanesheje Satani ni ijambo. Amubwira ngo Satani handitswe gutya, Satani handitswe gutya. Yari ari mu mbaraga z'isengesho, yumva yimbitse, yumva acengeye mu isengesho, akamubwira ngo haranditswe. Ese wibwira ko Kristo yaza kuba atafite ijambo? Wibwira ko ari kumunesheje iki? Wibwira ko ari kuvuga ngo mfite agatuza, mfite imbaraga, ndi umusore w'ibigango, mfite experience nini? Ntabwo ari cyo gicaye gutsindisha Satani, kuko Satani afite nawe izindi experience zo mu isi, ariko ikintu abura ni ijambo. Bene data, reka utunge ijambo umutima wawe kugira ngo utamucumura. Yari kuza agacumura akavuga ngo kuko yamubwira ati ndamye ndaguha biriya bintu byose, ahubwo tufate ibuye urihindura umutsima kuko urashobora. Yagiye amugerageza mu buryo butandukanye, ariko Kristo akamubwira ngo haranditswe, 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 kandi ntukagerageze Uwiteka. Imana yacu nishimye. Uyu munsi nshaka kukubwira wowe nanjye nibwira ngo dutunge Kristo yuzuye mu mitima yacu, kandi tumwumve atari ugutera waraza, ahubwo tumwumve ko ari kumwe natwe, twumve agendana natwe, kandi tubibonemo fierite, tubibonemo ishema. Kutunga Kristo ubibonemo ishema. Haleluya. Wumve nugira mu bantu ushishikajwe no kubabwira ko uri umukristo. Hari igihe abakristo bumva binyegeje kuko urareba hari igihe tujya mu kivunge, ariko uyu munsi mureke twe kwinyegeza mugana w'abarundi, ahubwo tweme rwose tuvuge ngo Kristo atugiriye neza, kandi Kristo ni umwami n'umukiza. N'ibinashoboka kubwira abantu ngo haleluya, Imana yacu nishimye, kugira ngo Imana yacu yamamare. Ngiri jambo narifite muri no mugoroba, wowe nanjye ngira ngo twikangurire kongera gutunga Kristo muri twebwe, akaba amagwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Munyemere dusoze dusenga. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimiye ko waduhaye impano nziza y'agakiza kawe. Turagushima kandi ko ukwemeye wese iyo mpano arayigira. Sengera abatarakwizera kugira ngo Mana akakanya muri ino jambo wongere wagura imbago mu mitima yabo, kandi utera intambwe yo kukwakira. Uyu munsi ahabwe umugisha nawe, komeze kutugirira neza Kristo, uduhe imbaraga zo kukwambaza uko bikwiriye, kubwa Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.